Okay, urumva nge ntago ndarongora. Ako ntago bimbuza ubunyangamugayo bwanjye. Ubufura icyonzi kuba ntagikfande Nikindera uri umuha artist mwiza ufite message nziza afande Nikindera wahisemo kujya kurenganura ubwoko bwawe n'akarere. Uri ndashyikirwa maximum respect my big brother. Icyobero cyawe turakizi kandi turakiguha. Number 2 Ministre Gapangwa BMC yasize byo vipi yambu cyane bantu banje nizere ko uri mumeze fresh cyane Abdizo dure ni cyamamare muhire notable wagwana bro MC number 1 ahantu biti Kigali Kicukiro mu karere ka Kagarama cyangwa mu Kagari mu Kagarama Kicukiro na karere man ibyo mugahera Kicukiro na karere mu Kagarama na gace I think Kagarama na gace kagize Kicukiro kagize akarere ka Kicukiro. Hanyuma MC bimeze bite? I'm good man. Narazindutse waje mu kazi man bivuga waje mu kazi narazindutse waje mu kazi uvuga ngo waje mu kazi ndi hano turi ino Abdallah ngize gutya mu bitana nawe turavuga ati reka tubwire abantu ukuntu isi ihagaze. Shaka kubwira abafana Tomanza muhira afite amafaranga menshi bro. Ibintu by'ubuMC byaje gute? Ibintu by'ubuMC it's a long story man but reka ndakubwira mu gakeya. Nje nakuze ndo mupeturi sharp fast nakuze ndo mupeturi sharp noneho mu masegondaire nari umuntu nyine sharp tu uzi kuvuga mu ruhame ya mu rungano rwanjye nkaba ndi imbere mu bintu bijyanye no kuba natokinga. Yego. So bigenda biza one time umuntu angira icyizere nsaba nambwiye ati wowe uzamuwe MC uzamu ubukwe bwawe. Mbere yo kwakugirira icyizere wari warabanje kubyifuza cyangwa nari nabyimvagamo naravuga ati bira bintu nabikora noneho kugira ngo umuntu aguhe ubukwe bwe kugira ngo butangireho nawe urumva urwo rwego wanyizeye. Umutipe ari muri America Carolina yitwa Andrew. Urahatwika ndahatwika ku munsi wa mbere abantu bamuha felicitation munsi wa kabiri bigwamo noneho nge nanzamuka njya gutwika no amasho yandi amasekila andi ma event ibiri community ibirori bitandukanye kugeza kuri munsi wa none nda flying nkajya Kampala Kigali yandi hano kabisa umuntu uzagira uzakora ikosa kamu ubukwe bwe nzabutereka ku rwego rwo hejuru cyakoza ko kanuri imbere sana urabizi cyane. Hanyuma biriya bintu bavuga by'umuco yo bigeze gufomora niki ububizi warabyize kuvuga ari amagambo cyangwa ni ibintu biza gusa ofete ni imisango ni umuco ni umugabo umwe umuryango umwe uri gusaba cyangwa se undi washingiye. Yego. So nge nka MC ndumuhuza umuhuza rero numuhesha wije amagambo so nge mba nzi ngo ndakora intro mu bindeba uburyo ndi bwinjiza umugeni uburyo ndi buze gusingiriza nyiri rugo akiyakira abantu uburyo ndi buze kongera ngasingiriza mugenzi wiwe waje duhekeye mbese imbanze etape par etape. Hanyuma hariya ukunda kuvuga amagambo akomeye abantu bavuga ati na amagambo y'abantu bakuru kandi abari abantu bakuru bazi ururimi nimba ari ikinyamurenge bakizi neza kukurusha ntabwo ujye ugiramo nk'ubwo buvuge ati wenda aba bantu baraza kunyumva nabi cyangwa se ndavuga ibitari byo. Ngewe mbanzi ubukwe nkamenye n'igitaramo cya Miss Mulenge nkamenye gutandukanya igitaramo cya community cy'umucyo gisanzwe tuvuge cyangwa se event runaka muri conference amahugurwa abantu ahantu bahuriye buri show yose cyangwa se buri event manzi ibyo amagambo ngomba kwivugamo. Hanyuma notable hari igihe wari wakotora uri imbere y'abantu wenda nubwo batabimenya cyangwa se bakamenya ibyo bintu bigeze kubaho? Nibishoboka ntago bishoboka ntago njya nibesha
rwose ntabwo njya nibeshye ukwiyemera ariko ikintu kijyanye n'imisango manzi ijambo ngomba kuvuga kandi ribushimishe public kandi ry'uwo mwanya rinakwiriye muri ako kanya sinyankomeretsa mu bantu bakora UMC hari umuntu ushobora kuba ari icyitegererezo kuri wowe? Arahari. Yitwa Ilunga Gaston. Ari muri Amerika muri Maine. Yego. Ari mu bantu bamfasha akaboko. N'undi mutipe witwa Frank. Yego. Nawe ari muri Canada. Rwose noneho abo bantu nyine tuna abantu bagiye bamfata akaboko nyine gutyo ukuntu ngene nzamuka. Ariko no cyane cyane tuba connected na Gaston. Yego. Connected sana. Agenda mpibiraka, agenda akabwira umuntu ati uyu Peteri sawa noneho hari ikibazo nyangira. Hari igihe umuntu andeba. Yego. Ntarafata microphone akavuga ati uriya Peteri. Ntashobora. Uriya Peteri sibora akora iki? Ariko iyo ngiye umpaye ugakora ikosa ukansingiriza mikoro yawe. Mu minota 3 wamaze kuba convince. Mba nagukonvense ugahita uvuga ati ubukwe bwanjye nta ribi ibintu biragenda neza ahubwo birangirira ukumva n'andi mafaranga. Yego. Tukira aho se. Nk'umuMC ukunda gukora mu gihe abantu barimo bashingiranwa benshi cyane. Mbese tunavuga ko umaze gushingira abantu benshi. Ukaba we nta mugeni ufite. Buriya nta hantu barakakubaza wenda ngo bakubitume. Bitume ntanjye wenda uracyari muto ibintu byo gushingira kuko urashingira. Okay. Urumva nge ntago ndarongora. Ako ntago bimbuza ubunyangamugayo bwanjye. Ubufura icyonzi kuba ntagikora. Aho nta barrier ihari nta gisobanuro kituma umuntu yanyimikira akagendeye kuri ibyo. Yego. Ahubwo nkeretse nakwiciye ibirori byawe. So rero umuntu arakubaza kutarashaka bimeze bite ariko nyine tumushonje muhitiwe muhishiwe. Mushonje muhishiwe ni very soon. Yego. Very soon kabisa umugeni arahari. Yarabonetse. Hanyuma bro turasimbuka ku kandi kantu hari ukuntu media industry y'abanyamurenge ihagaze kano kanya. That's true. Hari abavuga yuko mu byukuri iteye imbere bakabishima n'abavuga yuko ifite byinshi irimo yangiza. Kuri wowe ubibona gute? Kuri njyewe yateye imbere twari nko kuri 40 cyangwa se 30 mu gihe cyashize. Ariko muri 30 twari dufite discipline. Yego. Noneho turazamuka abantu bumva media umudamu akaba yaza akayijyaho akumva agaciro kayo. Ako noneho igenda itakaza umwimerere bitewe n'abayikoresha mu buryo bw'inyungu zabo cyangwa se ababakoresha ku nyungu zabo. So mbere rero abantu barayitinyaga bigatuma banayikora neza ariko no mu barayitinyutse bakora nabi. Barayimenyereye banayikora nabi. So rero ni ibintu bibiri twazazamutse ariko noneho dutakaza umwimerere. Hanyuma notable kuri iyi industry y'abanyamurenge. Ni nk'uwe muntu ushobora kuvuga ati ngende umufana we uyu muntu sinjya ndarantamo arankoma mbese. Atari ukuvuga ngo nuko muziranye cyangwa se ukavuga ati umuntu content ize muri industry ndamufana. Yego bitavuze niyo wa mbere ubufana. Okay, aho ngaho harimo challenge ariko it's okay. Ngewe rwose uwo mfana namanaga mutima yanjye. Yego. Kandi nanjye ufana it's up to you. Nawe wamuvuga umuntu uvuga ati ngiye ndamufana tari uko tuvuze ngo niwe wa mbere cyangwa se ngo umanuye abandi. Avuga ati umuntu content ize n'abantu babiri rero. Vuga umwe? Ni umuntu umwe. Vuga umwe? Mvuga umwe. Yego. Atari uko turi kumwe atari uko wamaye ruswa. Iki kibazo ntago ntigeze ukora telefone ngo urakimbaza. Nje n'umuntu witwa Abdallah. Nuko turi kumwe. Okay, nta kibazo ngewe ndanagusobanura impamvu. Ahubwo ndagusobanura impamvu. Abdallah agendana n'ibihe kandi content ziwe zihora ziri uniqueness. Zifite umwihariko. Kubera iki? Abdallah ni umunyamakuru. Abdallah ni cameraman. Akina filme. Abdallah yagenda hariya ukamutuma abantu akakuzana content y'igitangaza. Nukuvuga ngo Abdallah agendana kandi n'abantu babyandike muri comment. To be honest. Ni n'umuyombe. Abdallah mu bayumbe yagohostinga mukagendana ku bitekerezo byawe n'umurwana shaka nitwirwaneho. Nyine Abdallah agendana n'ibihe. Ni dubu riri hejuru. So nyine nge nta maranga mutima nshizemo. It's you bro. Kubera ko bivuze thank you ariko hita uvuga wa kabiri rero. Reka mvuga wa kabiri rero. Yego. Wa kabiri ni umuntu wita Nyakinshasa.
Nyakinshasa ni umuntu anaba afite umwihariko wiwe. Yego. Ati kubera iki Nyakinshasa yaje muri no game abandi bagore bose bari kwitinya. Yego. Araza arijandika bamwe bakamufata nk'ari nk'ikirara. Abandi bakamufata ibyo akora bikabubaka. Noneho araza akora ikintu cyitwa gutinyura umugore umunyamurenge cyangwa se umwari w'umunyamurenge. So ngewe rwose Nyakinshasa ibintu akora ngewe nemeranya nabyo 100%. Ikindi agira umwihariko agira ibigambo biba bikomeye utajya upfa kumva ahandi hantu. Nyakinshasa romuzana akakuzana content creation ukirirwa uritekerezaho bukira. Amplisi no akaba no mu Rwanda shaki dubu. Dubukazi ryarakaye. So rero ku bantu babiri kwera ko nari nkumvuze mfite nabandi benshi nta discrimination guys. Ariko nyine ebana ibintu nyine abantu bakora ni benshi. Hanyuma bro tukiri kuri ako niki kintu dushobora guhindura nk'aba content creator b'abanyamurenge? Ikintu dushobora guhindura tugomba ni discipline. Yeah. Discipline. Dushiremo ibintu dukoreshe discipline. Niba utekereje gufungura channel just think kuri society uri kubaka abagutega amatwi abagukurikirana not about views. Banza ubake society muri content ya umurongo wawe. So buri wese namenye igikwiriye industry yacu tuzayibakigera kuri point yo hejuru kabisa. Hanyuma rero mu gusoza ndashaka kukubaza story tubiri dutatu two hakurya hariya abantu benshi babonye passport za sot kuri wowe ayo makuru bite? AFC ni coalition ni chama ni ihuriro MRDP twirwaneho M23 AFC Alliance Fleuve Congo twese duhurira mu cyo bita AFC. Yego. I think uzi n'umuyobozi wacu yitwa Nanga n'abandi. Kira cyama rero nicyo ngiye mbarizwamo kabisa. Nkibarizwamo kubera ihe mpamvu ni revolution ni cyama cyazanye impindura amatwara. Number 1 kabisa. Number 2 ni cyama gishaka kuzana uburenganzira ku munyekongo wari wese. Number 3 ni cyama gishaka kurenganura umututsi mu karere k'Iburasirazuba. Yego. Number 4 gishaka kuzana impinduka mu mibereho myiza y'umuturage w'umunyekongo. Nahisemo kujoininga kubera izo point mvuze. Ibyo byose rero bikaza mu kijyanye n'ikino kwirwanaho. Yego. So hari hakurya hari amahoro first. Muri area zacu. Cyangwa se muri area ziyobowe na AFC. Umuturage uyu munsi abona amazi neza. Yego. Umuturage uyu munsi arishira kizana. Umuturage uyu munsi nta discrimination ihari, nta vangura rihari. Uyu munsi wa none turi kubaka ubuyobozi bwacu. Mu byukuri icyo dukeneye ni ubwisanzure n'agaciro cyangwa se droit politique y'umunyekongo wese. Agaciro kiwe kabeho. Nyuma y'ibyo byose rero twebwe nta munyekongo duhutaza. AFC nta munyekongo ihutaza ngo izane discrimination runaka. Waba uri umuruba ni sawa, waba uri umubembe ni sawa, waba fa kuba wemeye umurongo wa AFC. So uyu munsi rero none dufite Bukavu, Sud Kivu umujyi mukuru. Uyu munsi none dufite Nord Kivu nka Goma n'ibice bitandukanye. So dufite Minembwe nka centre yacu twayikuyemo umwanzi. Nubwo leta ya Gisegeti ikomeje kudutela amadrone ariko cyama cyetu kina nguvu sana kabisa. So rero nibyo navuga kuri ku cyama cyacu AFC. Dufite ubwisanzure dufite amahoro. Hanyuma hari abantu bari muri industry yacu bazamutse kano kanya bari n'iki wababwira nihe message nimba badukurikiranye wababwira? Afande Nikindela Major Nikindela uri nkingi ya mwamba. Yego. Muri industry Afande Nikindela uri umuha artist mwiza ufite message nziza. Afande Nikindela wahisemo kujya kurenganura ubwoko bwawe n'akarere. Uri ndashyikirwa. Maximum respect my big brother. Icyobero cyawe turakizi kandi turakiguha. Number 2 Ministre Gapangwa BMC yasize byose kabisa. Byose pe byose. Ni umutipe ufite igikundiro, ni umutipe ufite public,
afite n'ubwenge. Ni umutipe uri ufite umugeni, ni umutipe usobanukiwe. Yep. Ariko yahisemo kujya kugira gute gusavinga igihugu ciwe. Mind, my brother Etienne Byamungu, maximum respect, warakoze cyane kujoininga. Yari umuyobozi wacu, asiga ibintu byose muri industry, aragenda ajya gusavinga igihugu. Yep. Imana igumugisha. Kega Sultan 001, uyu munsi wa none ni umuyobozi, yasize byose asiga buri kimwe cyose, kandi Kega ni umuntu uri kompeta, wari ufite public cyane, byose yarabisize ajya gusavinga igihugu. Mu ijambo rimwe rero, muraba agaciro, mu rugero rwiza, igihugu kirabazi, natwe turabakunda. Just iyo tubabona bituma natwe tukomeza gukora icyo dushoboye. So ngiye mbarirwa muri mobilisation na recruitment. Rwose umujene wese agaciro kiwe nuko ashobora kumva ko iwabo hari amahoro. Waba uri muri Amerika ufite Range Rover, it's up to you. Ni byiza kuyigira, ariko tekeza ko indi Range Rover ushobora kugira gute kuyikorera iwanyu. Nicyo navuga kuri ku cyamo. Muhire, reka ngushimire kubw'umwanya wampaye, kubw'ikiganiro cyiza utanze. Reka nshimire n'abantu mudukurikiranye. Sinzi nimba hari indi message natanga kuri yihariye. Indi message natanga yihariye, Abdallah arihariye umukundi kubera ko atanga message. Thank you. Kandi message zawe ntizikomeretsa community. Yep. Mutomanza manza na abantu bari gukorera igihugu bakagisavinga mu buryo bwiza, muri message zitandukanye z'aka community. Kandi n'umusanzu urawutanga cyane. Merci. Umujene umunyamurenge wese ahantu hari, umujene umunyamasisi, wowe umva karengane kacu inshuti yacu, just reka dukore, utanga amafaranga niba udashobora gutabaza mu biciro bitandukanye, ukore mobilisation aho uri, utanga amafaranga, twubake community yacu n'igihugu cyacu n'akarere kacu. Mwakoze cyane. Bakunzi bacu rero turabakunda, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.